Bene data bavandimwe inshuti zanjye duhuriye ku rubuga Inkomoko y'Indirimbo TV baramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muraho, nitwa Pasiteri Kanoni Emmanuel Kayijuka. Nejejwe n'umwanya mbonye wo kuganira namwe ku nkomoko y'indirimbo ya 37, indirimbo yo mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana, izo bakunze kwita indirimbo z'abaprotestani. Tugumane iteka zuhebuje, ijwi ryawe ryiza rizana amahoro ku manywa na nijoro. Ndagushaka iteka, ndahiriwe mukiza, twigumanire. Duce bugufi imbere y'Imana dusenge. Mana yacu, turagushimira cyane isezerano Yesu Kristo yaduhaye ko azabana natwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Turakwinginze ngo uyu munsi ubwo tugiye kumva amateka y'indirimbo, umwuka wera dufashe guhora tubana na Yesu buri kanya. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Indirimbo ya 37 itangirwa n'amagambo avuga ngo tugumane iteka, ni nimero 24 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, izo bakunze kwita indirimbo z'abadivantisti b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Iyo ndirimbo kandi nimero 382 mu gitabo cy'indirimbo z'icyongereza yitwa Golden Bells, ikaba nimero 249 mu gitabo cy'indirimbo z'igifaransa cyitwa Chant de Victoire. Amagambo y'indirimbo yahimbwe n'uwitwa Anne Shamford Hawkins mu mwaka w'1872. Uwo Anne yavukiye ahitwa Hosig muri New York muri Amerika tariki ya 28 Gicurasi umwaka w'1836. Yasengeraga mu itorero ry'ababatisita muri New York. Yatangiye kwandika afite imyaka 14 kandi yanditse ibisigo, imivugo n'indirimbo bigera kuri 400. Anne yashakanye n'uwitwa Charles Hawkins mu mwaka w'1859. Icyo gihe afite imyaka 23 y'amavuko, babyarana abana 3. Charles yaje gutabaruka mu mwaka w'1888, maze Anne ajya kubana n'umukobwa we n'umuko we muri Bennington, Vermont muri Amerika, ariho yatabarukiye tariki ya 3 Mutarama mu mwaka w'1918. Icyo gihe afite imyaka 82 y'amavuko. Umupasitoro mu itorero ry'ababatisite ahane yasengeraga witwa Robert Lowry, wabayeho umwaka w'1826 kugeza mu mwaka w'1899. Yari umuhanga mu guhimba indirimbo no kuririmba. Abonye impano yo guhimba indirimbo no kuririmba muri Anne, maze mu mwaka w'1868 amusaba kwandika indirimbo yo kwigisha mu ishuri ryo ku cyumweru. Anne yahimbye amagambo y'indirimbo
mu gihe yari mu mirimo isanzwe yo mu rugo, ngo yumvise muri we afite umunezero udasanzwe ubwo yibukaga ukuntu Imana imukunda. Yumva muri we ishyaka ryo kubona amagambo yo kugaragaza agakiza Imana yamuhereye ubuntu muri Yesu Kristo. Ani yumva ashimishijwe no kwiyumvamo ko Imana imuhora hafi. Akiri muri ibyo byiyumviro, Ani yabonye amagambo abanza y'iyo ndirimbo ngo tugumane iteka. Yahimbye ibice uko ari 5 bigize iyi ndirimbo. Pastor Robert Lowry niwe wahimbye amagambo y'igice gisubirwamo cy'indirimbo kandi wahimbye ijwi ryayo. Iyi ndirimbo yaririmbwe bwa mbere mu mwaka w'1872, maze itariki ya 20 Ugushyingo muri uwo mwaka 1872 iyi ndirimbo iririmbwa na korali igizwe n'abantu 3,000 mu giterane cy'ababatista mu rwego rw'igihugu cyabereye ahitwa Cincinnati muri Ohio. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane mu migabane hafi yose y'isi, ihindurwa mu ndimi nyinshi. Yaririmbwe mu biterane bikomeye byabaye muri Amerika, mu Bwongereza n'ahandi. Ani amaze gupfusha umugabo we yasobanukiwe cyane agaciro k'amagambo y'iyi ndirimbo. Kubura abo bashakanye byaramubaje cyane kandi bimutera agahinda, ariko kubana na Yesu buri kanya byamuzaniye umutekano, amahoro n'ihumure mu mutima we. Bavandimwe, bene data kandi inshuti zanjye, dukenera Imana buri kanya. Ubugingo bwacu buri mu biganza byayo. Imana niyo iduha umwuka duhumeka, niyo ituma umutima wacu utera n'imyanya yose y'umubiri igakora. Mwumve uko Ani abivuga muri iyi ndirimbo yahimbye. Mu gice cya mbere, Ani yabwiraga Yesu ati tugumane iteka Mukiza uhebuje, ijwi ryawe ryiza rizana amahoro. Mbese nawe urimo kunyumva, ujya ukenera uwo mwami mwiza ngo ijwi rye riguheshe amahoro? Mu gice cya kabiri, Ani yabwiraga Yesu ati ndagushaka iteka, jya unguma iruhande, nsinda moshya yose iyo turi hamwe. Yesu watsinze amoshya n'ibishuko byose bya Satani yiteguye gutsindira buri muntu wese wemeye kugumana nawe. Mu gice cya gatatu, Ani yabwiraga Yesu ati ndagushaka iteka, nturiza amaganya, ngwino ubu tubane, mbone gutungana. Muri iki gice, Ani avuga ko akeneye Yesu mu gihe cyose, yaba ari mu ngorane zituma yaganya cyangwa ameze neza. Ani arahamya ko umuntu w'umukene ufite Yesu agira kwihangana, nyamara udafite Yesu we kenshi Satani aramushuka akitwaza ubukene akajya kwiba. Ikibazo rero si ubukire cyangwa ubukene, ahubwo ni imibanire y'umuntu n'Imana ye. Ibyo bitwibutsa isengesho rya Salomo yasabye Imana mu gitabo cy'Imigani igice cya 30 umurongo wa 8 n'uwa 9 agira ati ntume ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ngaburira ibyo kurya binkwiriye kugira ngo ndahaga nkaguhakana nti Uwiteka ni iki, cyangwa nkaba umukene nkiba agayisha izina ry'Imana yanjye. Mu gice cya 4, Ani yabwiraga Yesu ati ndagushaka iteka,
nyigisha ibyo ushaka kandi uce muri nge ingeso zose mbi. Muri iki gice Ani aravuga ko akenera ko Yesu amwigisha ibyo ashaka. Nicyo natwe twahamagariwe gukora ubushake bw'Imana. Mu gice cya 5 Ani yabwiraga Yesu ati, ndagushaka iteka wa mwami wera we, mbe wawe unyobore nyirimigisha we. Muri iki gice Ani aravuga ibya Yesu hesha imigisha abantu bose bamwisunga. Umuntu uhorana na Yesu no mu gihe ibintu byakomeye, Yesu amushyira ku mugongo akamuheka. Hari igitekerezo kizwi n'abantu benshi cy'umuntu Yesu yeretse ukuntu bajyaga bahora bagendana buri gihe, aho bakandagiye hombi hakagaragara ibirenge by'abantu babiri bibangikanye. Uwo muntu ngo yakomeje kwitegerezaho bombi, we na Yesu bagiye bakandagiza ibirenge. Aho bigeze abona hagiye hakandagirwa n'umuntu umwe gusa. Akomeza kubitekerezaho, yibuka ko hari igihe yigeze kunyura mu ngorane zikomeye cyane. Nuko abuze ibirenge by'undi muntu, yibwira ko Yesu uri yamusize, maze ibyo birenge bikaba byari bye wenyine. Yabajije Yesu ati, ko hariya nari mu ngorane zikomeye cyane, aribwo wanditse nkagenda jyenyine? Yesu yaramusubije ati, ibirenge ureba si ibyawe ahubwo ni ibyanjye. Icyo gihe wari mu ngorane utashoboraga kwikuramo, naraguteruye ndaguheka. Igihe nari nguhetse ntabwo ibirenge byawe byakuraga hasi. Niyo mpamvu ubona ibirenge by'umuntu umwe gusa. Undi aratangara cyane, aramubwira ati, mbese nuko byagenze? Warakoze cyane ko warampetse igihe twari tugeze aho rukomeye. Ushimwe cyane Nyagasani. Bene data, abandimwe, inshuti zanjye, hari abibuka Yesu kuri Noheli gusa mu gihe bibuka igihe yavukiye, cyangwa kuri Pasika igihe bibuka igihe yazukaga. Hari abagirana umushyikirano nawe mu gusenga rimwe mu cyumweru cyangwa ku minsi mikuru y'amatorero, indi minsi bakumva babaho uko bishakiye. Yewe na mu gitondo na nimugoroba ntibihagije kumva ko ari bwo gusa wabana na Yesu. Ni buri kanya. Hari umuntu wavuze ibyo ukuri ati, tugomba guhoza Yesu ku mutima, tugahora tuganira nawe nk'uko umutima wacu uhora utera. Ani arabwira Yesu ati, ndagushaka iteka. Natwe tujye tubwira Yesu tuti, ndagushaka buri kanya, ndagukeneye iteka. Yesu niwe wenyine ubasha kuturuhura ibituremera byose, nk'uko yabisezeranye muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 agira ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ibyo bikurushya n'ibikuremera rero bibwire Yesu. Bene data kandi inshuti zanjye, abandimwe muri Kristo, Yesu niwe wenyine ubasha kutwomora inguma z'icyaha. Niwe wenyine ubasha kuduha imbaraga zo gutsinda ibishuko. Niwe wenyine urambura ikiganza agahaza ku byo waremwe byose. Niwe wenyine ukiza indwara zose, agahumuriza abafite intimba n'agahinda, kandi agahoza abarira bose. Yesu niwe utanga ibyiringiro kuba mwizeye, ku buryo ndetse na COVID-19 n'izindi ngorane bitabavana uwizeye Yesu mu gakiza abonera
mu izina rye. Niba ani atangira igice cya mbere avuga ati tugumane iteka umukiza wihebuje, ibindi bice akavuga ati ndagushaka iteka, natwe niko tugomba kubigenza mu gihe turegereje umugisha usumba iyindi ari wo kuzabana iteka imbona nkubone n'umwami wacu mu bwami bwo mu ijuru. Duhamanye na Robert Lowry wahimbye iki gice gisubirwamo agira ati ku manywa na nijoro ndagushaka iteka. Ndahiriwe mukiza twigumanire. Senga Imana. Mana Data, turagushima cyane ko waduhaye Yesu akaduhuza nawe kandi akadusezeranya ko azagumana natwe iteka ryose kugeza ku mperuka y'isi. Imitwaro yacu yose turayimukoreye kugira ngo aturuhure. Umwuka wera ajye adufasha kugira ngo tubone Yesu, tubane nawe buri kanya. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amina. Imana iduhane imigisha yayo. Murakoze.